ariko ministeri igomba gusaba imbabazi nitazisaba abanyarwanda ko rero byaje guhinduka ibidashimishije, reka tubisabire imbabazi. Leontine Uwamariya ni umwana wabaye uwambere muri segonderi yose umwaka wa gatatu, akaba yabaye uwambere ku rwego rw'igihugu. Ariko inkuru yababaje abantu benshi, uyu mwana ntabwo yabonetse ngo ahabwe ibihembo ku gihe, ahubwo yahawe ibihembo nyuma bitewe n'uburangare bwabaye cyangwa se kutitabwaho ku buryo buhagije ngo abashe kuboneka ahembwe. Ese ni igihe cyabiteye kugira ngo uyu mwana niyitabweho neza ngo ahabwe ibyo yaruhiye? Ibijyanye no gukopera se byo biri kuvugwa kwishyura amamiliyoni kugira ngo abana batsinde. Bana natwe muri iyi video, ibyo byose ni by'ivideo je kwita gusubiza mu gihe gitoya cyane. Reba na Twitter ministeri ivuga musonge simbi ora kuru. None bakira ifoto yanda dahari batamuzi. Babazi ifoto se? Kuki batanditse bo kuko bamushyiramo nawe se ko bose ba performing. Haracyatekerezwa uburyo hategurwa ibirori nyamaze watumye bitegurwa adahari, ndetse abanyarwanda benshi batandukanye bari kuvuga ati ibi bisa nko gukora umukwe n'umugeni badahari. Gusa ibi Mineduc yabyumvishe bisabira imbabazi. Ubwo Mineduc yatangazaga abatsinze, yagaragaje ko uyu mwana ari mu nzira aza gufata ibihembo. Leontine yiga inyamasheke kuri ISF Nyamasheke, yagize amanota 98 n'ibice 7. Ntabwo yahageze keretse abari hano bambwiye ko yaje kuhagera nyuma. Hanyuma umunyeshuri ubwo yaramaze gutangaza ko uyu mwana ari wabaye uwambere, yahise ahamagara undi wabahize bose. yitwa Musonga Isimbi Ola, yiga kuri Fawe Girls School Gasabo. Turasaba nyakubahwa Minister of State kuza ko muduhembera kuko yahize abandi mu cyiciro rusange. Yego tambuka. Ibi yabivuze nk'uwitambukira, gusa nyine wabaye wa kabiri bigaragara ko ariwe batinzeho cyane, banavuga ko ari wahize abandi bose. Gusa byaje kugaragara ko yaba yacitswe agasoma uwa mbere bitewe nuko kuri X, urubuga rwahoze ari Twitter, aho baje kugaragaza noneho ibyo bashaka kugaragaza ku buryo burambuye. Reba na Twitter ministeri ivuga musonge simbi ora kuru. None bakira ifoto yanda dahari batamuzi. Babazi Minisitiri ubwo bamutumiraga kuri televiziyo y'u Rwanda, nawe yongeye agaragaza ko bategura biriya birori bagira ngo bashimishe umwana wabaye uwa mbere, igihugu cyose kimushimire nyine nk'umunyeshuri wabaye uwa mbere wahize abandi bose ba mbere muri icyo gihugu. Nyamaze minisitiri yabivuze gutyo, uwahembwe ari umunyeshuri wa kabiri. Ku rubuga rwa Mineduc nk'uko bigaragara handitseho umunyeshuri umwe wabaye uwa kabiri, gusa bigaragara ko ngo wabaye uwa kabiri anganya amanota n'uwabaye uwa mbere. Nyamaze dufite indi myanya myinshi igaragaza ko ihuriyeho n'abanyeshuri. Urugero ni umwanya wa kabiri muri primaire. Uyu mwanya wa kabiri wahuriwe n'abanyeshuri benshi, ariko bose bajya bamagara ati ni umunyeshuri wa kabiri. Ibi rero byateje urujijo ubwo byagaragazaga ko uwa mbere n'uwa kabiri banganya amanota kandi banganya ku kibo batiswe uwa mbere, ndetse byongeye biteza urujijo ubwo kuri X ya Mineduc bagaragazaga ko umunyeshuri wa kabiri ari we wahize abandi, nyine akaba ari uwa mbere wenyine bahagaragaje. Ndetse bongeye bagaragaza abanyeshuri 5 ko aribo batsinze kandi bakabaye ari abanyeshuri 6. Minisitiri yagaragaje ko muri 2023-2024 hari umunyeshuri nabwo bahamagaye arabura, ariko bamushyikiriza ibihembo. Ariko ikibazo bamwe bagize suko uwo mwana atahageze, ahubwo nuko no kuri Twitter atahagaragajwe. Ndetse yanatekerejwe uburyo umwana abo wa mbere akabyitegura akavuga ngo uko bisa kose nzaba mari, ariko bikarangira adahari kandi atarwaye nta n'ikindi kibazo afite. Watekereza ko ushobora kuba uwa mbere mu gihugu? Narabitekerezaga ariko ntabwo nari mbishobora 100%, narabitekerezaga gusa. Umunyeshuri rero wari waratekereje ko ashobora kuba uwa mbere ku rwego rw'igihugu, ntabwo byashoboka ko yaba atarabyiteguye ngo anabigaragaza ko bishoboka kuba yabigeraho. Gusa ubwo yabigeragaho, Mineduc yo yagaragaje ko yahamagaye mu miryango ikabura, ndetse n'ubonetse akaba ari undi utari umubyeyi we. Ikindi gisa nkaho kiri kubabaza abantu ni uburyo abanyeshuri b'i Rubavu bohe hari ibigo bigera kuri 5 bitari byabona amanota yabo. Ibi byose bikaza bikagaragaza ko muri Mineduc hashobora kuba harimo ikibazo mu mikorere yabo. Gusa reka tugumane umwanzuro w'ibyo minisitiri yatangaje. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Njye wagezaga iyi video nitwa Olivier, Imana ibarinde. Nishimiye cyane kandi byampaye na motivation ko nibirenzeho nabikora.